Igitondo cyiza bavandimwe nshuti zanjye aho muherereye mwese ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Reka tubwire umuntu uri mu bibazo, umunsi utagenze neza, iri joro ritagendekeye neza, Imana iguha amahoro mu mutima, wihangane kandi Imana iragukunda cyane. Ibyo uri gucamo bizarangira, bifite iherezo. Hari abandi babibanjemo ariko babivuyemo. Ihangane, Imana iragukunda kandi ikwitayeho cyane. Umunsi uko wagenda kose ntibitume ushyiraho iherezo ku buzima bwawe, ahubwo bitume ugira imbaraga zo gutekereza ko hari igihe Imana yakurengeye bikomeye, ukumva nyine Imana irahabonetse. N'ubundi rero ntucike intege, Imana iragukunda. Niba bitakugendekeye neza mu kazi ukabona nta bakiriya baje, wihangane, hari igihe Imana yakuzaniye abakiriya benshi. Niba uri mu kazi ukabona ntabwo bari kuguhemba, ihangane, hari igihe Imana yatanze umugisha baraguhemba. Wowe uri mu bitaro bikomeye ndetse nawe wundi utabashije kugera hahandi hakomeye, wabuze ubuvuzi, nawe ihangane, Imana iragukunda cyane. Imana iragukunda, wiringire Imana. Imana niyo muganga w'ukuri, Imana niyo ifite ubushobozi bwinshi bwo kugukiza. Wowe uri kubona impande n'impande ntawe wahamagara, ihangane. Hari abantu benshi babayeho mu buzima nk'ubwo ngubwo, ntawe yahamagara ngo amubwire ikibazo afite, akumva nyine nta nyirasenga afite. Hariho uzi ko hari abantu benshi batigeze bahamagara izina ngo shangazi, ukajya ubona abantu baragiye ngo ngiye kwa anti, ukabona abandi bagiye kwa muyomba, abandi bagiye kwa se wabo. Ihangane nawe bafite, ugerageze kurinda umubano wawe nabo kugira ngo ibyo byishimo mubihorane. Wowe uri kubona inzira zose zifunze, ukabona nta burengezi uhari, aho ngaho mu kibazo niho umurengezi wawe ahagaze. Umurengezi wacu ntabwo ajya ahagarara mu kibazo, ahubwo ajya ku mbugiro y'ikibazo aho kiri butwicire. Aho ngaho aho bikomeye niho umurengezi wacu, umurengezi w'abababaye, umurengezi w'abamutakira ku manywa na nijoro, uwo nguwo ahagaze aho ikibazo kiri, kugira ngo udapfa, kugira ngo utamwara, kugira ngo abanzi batagukoraho, kugira ngo uzavuganire n'abanzi bawe mu marembo, ubaganirize ubabwire ati cyagiye mwari mwangiriye nabi ariko ndashimira Imana ko yandengeye. Aha muri rusange rero impamvu y'uyu munsi kuri njye ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi w'ibyishimo. Maze igihe kinini ikintu ntakizi. Reka nkubwire, Imana ijya iturwanirira intambara zigaragara n'izitagaragara. Uzi ko Imana ijya itubera amaso ikatureba, noneho twe tugasenga tuzi ngo ntabwo iri kutwumva, ariko wowe bitagenze neza rero bizagenda neza, nanjye byagenze neza. Imana ijya iturwanirira intambara zigaragara n'izitagaragara, ukibwira ngo ntabwo Imana yakumvishe, ukibwira ngo Imana ntabwo yikumva, ugasenga ukiheba. Hari ikindi kiba kikuremereye wowe utabasha kurebesha amaso, ariko Imana ikajya kukirebayo ikabona kiri bukwice mbere y'uko hari icyo uri kuyisaba, bigatuma rero kiri kuyisaba kitaza, kuko hari ikindi wowe utarebesha amaso. Imana ishimwe rero. Imana ifite ubushobozi bwo kutureberera imbaraga ziturwanya twebwe tutazi aho ziva. Rero nubona uri gusenga ukabona ntabwo uri gusubizwa, we gucika intege, ahubwo hari ikindi Imana yabonye utasengeye gifite imbaraga kuruta icyo cy'uri gusaba. Niyo mpamvu kenshi uzasanga ibisubizo byacu bisa nkaho bitinda. Nuko umuntu wese, umugenzi ujya mu ijuru, igihe cyose ahura n'ibimugerageza byinshi, ariko Imana itubereye maso. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ntawubuza ibisitaza kuza, ngo hazabona ishyano ababizana. Rero hari umuntu
uhura n'intambara nyinshi, agahura n'ibigeragezo byinshi, agahora asengera ikintu, ugasengera ikintu, umwaka ukaza, undi ukaza, ukaruhuka ukakibagirwa. Oya, hari imigozi yindi iziritse igisubizo cyawe, ishaka kukwica kugira ngo we kugera mu cyo usaba cyangwa mu cyo Imana yaguteguriye. Birumvikana? Hanyuma rero Imana kuko itubereye maso, Imana itubereye maso ahagaragara n'ahatagaragara, ku byifuzo byacu n'ibyo twe tudafite, kuko izi ibyo yibwira kutugirira si bibi ahubwo ni byiza. Imana ishimwe. Rero kugira ngo umuntu akomerere mu kibazo arimo, akomerere mu ntambara ari kurwana, nuko agomba guceceka rimwe na rimwe mu kigeragezo. Hari ikigeragezo kiza kikagusaba kuvuga, icyo kigeragezo rero kiza kikagusaba kuvuga, kiba gifite imbaraga nyinshi wowe ntazo ufite. Rero turasabwa kuba udasanzwe mu bihe bidasanzwe, kuba udasanzwe mu bihe bidasanzwe bizana imbaraga zidasanzwe, bikazana n'impinduka zidasanzwe. Biradusaba rero kuba abadasanzwe mu bihe byose. Amen. Nshimye Imana rero ko Imana idukunda. Wowe uri mu bihe bikuremereye, Imana iragukunda cyane cyane cyane. Imana ikunda ukuboko kw'Imana ngo kuba cyane cyane ku mfubyi, kuko yaravuze ngo ni se w'imfubyi. Ukuboko kw'Imana kukaba ku bapfakazi, ni umufasha w'abapfakazi. Ukuboko kw'Imana kukaba ku bayikunda, ko yaravuze ngo nkunda abankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Nkunda abankunda, abanshakana umwete bazambona. Biradusaba rero gushakana umwete Imana mu gihe kidasanzwe n'igihe gisanzwe, kugira ngo tuzabone impinduka zidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Ni ryari? Ni cya gihe uzabona watetse abandi baburaye, ukabona Imana ikurindiye mu rupfu abandi bagapfa, ugasanga abantu benshi bapfuye ariko urasigaye, ugasanga uturanye n'umurozi akaroga abana bawe ntibapfe, akaroga umugabo wawe ntapfe, akakuroga ntupfe. Imana ishimwe cyane. Umva, umuntu akakurogera ibyo ukora, akaza mu iduka ryawe agatondagura, akavuga ibintu byinshi mu murima, ati ntukere, ariko ukeza. Ukeza. Umuntu akagenda akakuvuga nabi ariko ntupfe, ukabaho. Akajya kubona uri gutambuka ntabone wahindutse, akakubona urambaye, akabona usa neza abana bawe. Umva, Imana iturindira ahagaragara n'ahatagaragara. Kubera iki? Dushakane Imana umwete. Wicika intege, Imana iragukunda. Cya gihe uri kubona byanze niho Imana igiye gukorera, ikakubera igisubizo kidasanzwe. Cya gihe uri kubona ugiye gusenya urugo rwawe, niho Imana ije kukubakira. Hari igihe hari imyuka irwanya ingo. Niba hari ikintu cyiza kiryoshye, ni urugo. Uzi kubona abantu bakundanye baba bari mu buzima budasanzwe, baba bibereye mu yindi si, ariko niyo banganye biba bikomeye, nabwo baba bavuye mu yindi si bagiye mu yindi. Rero biradusaba kuba maso, tukaba mu bihe bidasanzwe. Na cya gihe hari umwuka mubi ushatse kukwereka ko uwo mubana atari mwiza, gerageza kuba maso mu bihe bidasanzwe, utekereze ikiri kubitera. Ese ni njyewe mpamvu? Ni njyewe? Reka nce bugufi kugira ngo mbashe kumva uwo tubana. Hanyuma nusanga ikibazo kiri kuri wowe, gerageza gushakisha impinduka zatuma rwa rukundo rwanyu rukomeza. Gerageza kwishakamo guca bugufi, gerageza gufata umwanya wo kwitekerezaho. Erega gusenga ni byiza. Wasenga utetse, wasenga uri kumesa, wasenga
uri mu kazi kawe ka buri munsi, umutima wawe waba hafi y'uwo ukunda, ibyo byose birashoboka. Irebe niba ari wowe kibazo, hanyuma nusanga ari wowe kibazo uce bugufi. Gusanga umuntu mubana ukamubwira ati rwose mbabarira, impamvu nakoze kano kantu nuko ntari ngasobanukiwe, ariko noneho umbabarire. Ariko noneho nawe bari gusaba imbabazi, gerageza kumva umuntu, kuko nawe ejo uzazisaba. Niba ugifite wa mutima w'urukundo wamukunze, n'ubundi haracyari urugendo, haracyari intambara zirwanya ingo, haracyari imisaraba, uzashora amafaranga muzi ko mugiye kunguka, nugerayo byange uhombe. Gerageza uce bugufi, wumve umuntu mubana icyateye, impamvu muri gushwanaho, impamvu mutari kumvikana. Banza urebe impamvu, ese kuki bitamugendekeye neza, niye mpamvu we ubundi bitagenze neza. Hanyuma ikindi kintu, gerageza kuvugisha ukuri ku muntu mubana, bizagufasha kubaka umuryango wawe kandi neza. Niba hari ikintu kiryoha, ni umuryango, ni urugo, kuko umugabo n'umugore iyo bari hamwe, umwe aba ari imbaraga z'undi, ni umuntu udasanzwe ku buzima bwawe. Ariko n'umugabo wanga umuryango w'iwabo w'umugore, nawe aba ari mubi, aba ari mubi. Buriya uriya mugabo ukubwira ngo mwene nyoko ntakagere mu rugo, buriya uriya mudamu wanga umuryango w'umugabo, nawe buriya ntabwo biba byoroshye. Umva, birasaba gusenga, tukihangana, tugakomera. Biradusaba kumva abo tubana nabo. Hari igihe nyine dutegura ibintu bikanga, ariko nubwo byanze ntabwo byacitse. Wifatira urugero rubi ku bandi bananiwe, fatira urugero ku bashoboye. Mu by'ukuri hari abantu benshi bubatse urugo kandi ingo zabo zirakomera, barasaza basazana nabo babana, cyangwa se ntibyagenze neza, umwe yaragiye undi arasigara, ariko uko biri kose bari barihanganye. Gerageza rero, gerageza wumve ko ubwije uwo mubana ukuri, gerageza wihanganira ingeso zishoboka n'izidashoboka. Rimwe na rimwe hari igihe agusaba ikintu kikurenze, hari igihe agusaba ikintu gikurusha imbaraga, ariko gerageza. Reka mvuge aka kantu. Umunsi umwe ngo inkware yari iri ahantu mu kibaya. Noneho mu kibaya murabizi ko hari ahantu nyine haba haringaniye hatarimo umusozi. Noneho amazi ngo aba menshi cyane, abaye menshi cyane, noneho ngo inzoka yari irimo nayo ngo izamuye umutwe ibona inkware. Ngo ibonye inkware ngo urayibwira ngo none se ngo wamfashe, ngo waza ngo nkiziringa ku ijosi ryawe, ko wowe wabasha kuguruka, kuri kubona umwuzure utubanye mwinshi, waretse nkiziringa ku ijosi ryawe ukaguruka ukagera hakurya, hanyuma ko ndi buze kwizingura ukantabara simpfe. Inkware ngo igiye kugurukira avuga ati se sindaba nkoze ikosa, irongera iragaruka. Umutima w'ineza, buriya inkware igira ngo umutima w'ineza. Inkware ni inkoko yo mu ishyamba. Hanyuma ngo irangije ngo iraza ngo igwa hafi ya ya nzoka, ngo inzoka iyizingaho. Imaze kuyizingaho igera hakurya. Imaze kugera hakurya ngo igwa hasi nyine. Ibwira inzoka ngo ngaho vaho. Ngo inzoka ngo ikajya ibirinduka, ngo yareba agatwe ka ya nkware ati mveho koko, timveho, ikamanuka ati koko nkureke, ikongera ikabirinduka ati nkureke koko. Inkware nayo iri kuyibwira ngo inzoka iri kugira ute, iri kuvaho. Nkureke koko, nkureke. Inkware ngo ikibwira ngo inzoka iri kuyivaho. Inzoka uko igenda yizingura ngo igeze ku ijosi, ngo ibone itashobora kwihangana ko inkware iguruka kandi ntacyo kurya yabonye, ngo irayiruma. Imaze kuyiruma ngo yica ijosi. Inkware ibihasize ubuzima. Imaze kuhasiga ubuzima rero, nawe urabyumva, yahise ipfa. Inzoka iyinywa amaraso, iyikorera ibyo ishaka, yarayitabaye, iyikura mu mwuzure wari ugiye kuyitembana. Inkware yari kuba yagurutse, ntiyari yegereye, ariko yarayumvishe igirira imbabazi. Rero
birashoboka ko uwo mubana yakwereka ko agukunda akakubera indyarya, akakuriganya, akajya akubwira ibintu bitamurimo, ariko mubwize ukuri, mwihorere. Nubwo uwo muvukana yaguhemukira, wowe ntukamuhemukire. Nubwo uwo mubana mu nzu witwa umugabo wawe n'umugore yaguhemukira, wowe ntugahemuke. Nubwo abandi bahemuka, wowe ntugahemuke. Nubwo ababyeyi bakubyaye bahemuka, wowe wihemuka. Wihemuka, imbere yawe hari ibyiza. Nubwo inshuti zawe murarana ku buriri, nubwo musangira ubuzima bwose bahemuka, wowe ntugahemuke. Wowe ntugahemuke. Irinde guhemuka, kuko ni urufunguzo rw'ibyago ku buzima bwawe. Guhemuka ni urufunguzo rw'ibyago ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Inkware yumviye inzoka irayitabara. Inzoka ntiyayigirira imbabazi, irangije irayica, yigirira nabi. Reka mvuge abakozi b'Imana bamwe bagiye bagirana ibihe byiza ndetse n'ibibi. Sawuli yagiraga ikibazo ngo umwuka mubi ngo uvuye mu ijuru waramuteraga, ngo hanyuma ngo agafatwa n'imyuka mibi nyine ivuye mu ijuru, akarwara igicuri, hanyuma bigasaba ko Dawidi aza gucuranga kugira ngo iyo myuka mibi imuveho. Dawidi ngo agacuranga, ya myuka mibi ikamuvamo. Ariko Sawuli yatumye Dawidi agenda ati nkonda, yaramugiriye neza. Yaraje Dawidi mu buvumo, yaramugiriye neza. Sawuli yamusezeranyije umugore aramumwima, yaramugiriye neza. Sawuli igihugu cyaratewe, bagiye gupfa. Dawidi araza arwanya Abafilisitiya, yica Goliyati. Ariko ntiyanyurwa n'ikintu akoze, agira ishyari. Buriya niba hari ikintu gikomeye, umunyeshyari ni mwene nyina w'umurozi. Uzi ko umunyeshyari iyo akubonye, habe naho yaba afite uwo mwuka mubi muvukana, uzi ko yanakwica. Umunyeshyari mu buzima bwawe, Imana imukurinde. Ujye usenga ubwire Imana ngo Mana, ngo nkure abanyeshyari mu buzima bwanjye, ubakure mu buzima bwanjye, mu mitungo yanjye, mu bana banjye. Abanyeshyari, uzi ko buriya ishyari ari umwuka w'inzoka. Inzoka ni umuriganya ku buzima bwawe. Rero umuntu ashaka kuguza akakwiziringaho, akakwereka ko muri kumwe kandi ntimuri kumwe. Afite umwuka w'inzoka. Afite umwuka w'inzoka w'uburiganya, akakuriganya, akakwizeza ikintu atazagukorera. Akaguhamagara ngo alo bimeze bite, nayo mfite akabazo kanaka, ariko ejo bundi nzagukorera iki. Umva, ugusezeranya ikintu uyu munsi, ejo akakigusezeranya ntigisohore ejo bundi. Uwo ni umuriganya ku buzima bwawe. Uwo ntago yatuma utera imbere akwizinzeho. Umuntu wese ukwizinzeho mubi, umwirukane. Jya ufata umwanya usenge. Udashaka kukwereka ko uri mwiza, ntabwo ushake kukwereka ko uri mubi ku buzima bwe. Senga Imana imugukureho. Imana igukureho umuntu mubi ku buzima bwawe, iguhuze n'umwiza. Imana igukureho umuntu mubi ku buzima bwawe. Uwo muntu yakudindiza. Sawuli yadindije Dawidi, arara mu buvumo, arara mu misozi, ariko Dawidi ntamugirire nabi. Kugeza ubwo yageze mu buvumo asanga Sawuli yasinziriye n'abasirikare bamurinze, afata icumu rye araritwara. Ariko aranga, we imbabazi amugiriye ntiyazigira. Ariko Imana ikuzanire Yonatani. Imana ikuzanira umwana wa Sawuli witwa Yonatani, agukunda urukundo rwuzuye. Yonatani yakunze urukundo Dawidi rwuzuye. Basezerana isezerano, akomeza kuryubahiriza. Imana ishimwe. Imana igukurireho abagome ku buzima bwawe. Imana igukurireho umuntu ukwereka ko muri kumwe atari uwawe. Buriya hari abantu bashobora kugutinza mu buzima bwawe, ukajya wibwira ngo ufite inshuti kandi ntazo. Ukajya wibwira ngo uri hamwe n'abantu kandi ntabahari. Mu buzima umuntu mubana atabasha kwishimira ikintu wagezeho, ntiyishimire ibyiza byawe, uwo nguwo si uwawe, ntago ari umugisha wawe. Imana imugukurireho mu nzira. Aba uwo muvukana
aba ari uwo mwareranywe, uwo ari we wese ufite uwo mutima wo kutishimira urwego uriho, utabyishimira ngo abipostinge. Muri minsi usigaye ubona ibintu nyine umuntu ikintu kunze cyose uragipostinga. Niba umuntu ari inshuti yawe akaba atagupostinga n'umunsi umwe, mubana mu byiza, nashaka aba ari n'umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe. Uzi ko abantu benshi bajya bapfa ngo ntago yapostinze, ngo ntago yagize gute, ariko kubera ko apostinga abandi wowe ntagupostinge. Umva, musengera Imana imukuremo uburiganya bumurimo. Niba ari uw'ingenzi ntiyakira uko umeze, yishimira ibibi byawe n'ibyiza. Niba ari uw'ingenzi ku buzima bwawe, yiterwa isoni n'ibyo ukora. Niba ari uw'ingenzi, kuki ubundi aterwa isoni niba agukunda koko? Niba ari uwawe, kuko aterwa isoni no kukuvuga? Imana idukurireho abantu babi muri ino minsi. Imana idukurireho abantu babi. Uwo muntu utazishimira icyiza ufite, utazishimira urwego uriho ngo ni uko ukennye. Ariko we uzi ko umuntu ukennye batajya bamupostinga? Reka abakiri muri mayinazi baracyamutekereza, urumva. Ariko namara kuzamuka bazatangira dufite mwene wacu, dufite uwo nguwo uzakugaragaza kubera ko hari icyo wagezeho. N'ubundi si uwawe, nukibura azagenda azagusiga. Zirikana wa wundi wemeye ibibembe byawe kera, wa wundi mwaburaranye akihangana, wa wundi wakwemeye ukuri. Uwo nguwo nunagera no hejuru azishimira urwego ugezeho, avuga ati cyagiye. Ni nawe uzibuka inzira zawe zose, bimutere gushima Imana, bimutere kugukunda cyane, bimutere kunezererwa ku mushinga wawe ugezeho. Ariko wa wundi uzagufatira mu byuzuye, uwo n'ubundi si uwawe, n'ibinashira azagenda. Abo ni abantu babi ku buzima bwacu, baba abo tuvukana, baba abo tutavukana, ariko twarabanye, ntiyigeze yishimira ibintu byanjye ngiraho. Igihe cyose yahora yumva nyine atagaragaza uwo ndi we. Uwo nguwo ni umuntu mubi cyane. Uwo ni umuntu mubi, burya abonye n'uburyo agutanga ngo azamuke, burya yanagutanga. Ariko umuntu mwiza niyo ageze ahatsikira arakubwira ngo hara ntuhanyure, hara ni habi, dushakishe ubundi buryo tuhanyura. Uwo ni umuntu mwiza ku buzima bwawe. Ariko umuntu mubi ntago yifuriza kugaragaza ibintu byawe. Reka ntago yifuza kugaragaza ko uriho, yifuza kugusiga. Igihe cyose ahora yifuza guhatana ngo agusige, ahora yifuza kukwizirikaho nyine, akwizingeho, akubeshya ibyo atazagukorera. Inzoka yabeshya inkware ko nibigera hakurya iri buyizingureho, igeze hakurya irayirya. Umva, umuntu ukwanga muri kumwe, nimugeraho bishoboka ko yagira icyo akora ugasigara wakazamuka, byanga bikunda azagukubita ku mutwe, wowe usubira inyuma wakomeze. Imana idukuriraho abantu babi ku buzima bwacu. Imana ikura umuntu mubi mu byawe. Imana ikura umuntu mubi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Dufite abantu babi, abantu babi ku buzima bwacu, abantu batuma dusubira inyuma, batwiziritseho nk'inzoka, bakaba batatugira inama ngo nyura hano kugira ngo nawe ugere hano. Ukabana n'umuntu ukajya akaburara, we afite uburyo abayeho, atakwereka inzira, ibyangombwa byose ubyujuje, ariko akajya gushaka abandi ku ruhande kugira ngo mutazaringanira. Umva, abantu babi ku buzima bwa Imana ibakureho. Umuntu uzifuza ko uhora ubabaye, uhora umusaba, uhora amubwira ati va nagize ikibazo iki n'iki, uwo muntu Imana imugukurireho. Uwo muntu utakwereka ikintu ukora afite ubushobozi, ahubwo agahora yumva wamusaba, uwo muntu si mwiza ku buzima bwawe. Umuntu mwiza ni ukwereka icyo ukora. Umuntu umwe ngo yaravuze ngo yabajije ise, ngo aramubaza ngo mbese ari ukwereka ifi, ari ukwigisha kuroba ifi, nuko urobera ifi akayikuzanira, umwiza ni uwuhe muri bo? Ndarambwira ati mwana wanjye, ukwigisha kuroba ifi niwe mwiza, kuko n'igihe azaba adahari uzabasha kuyirobera. Ariko wa undi uyiroba akayikuzanira, hari ikindi agukinze, hari ikindi agukinze. Niba ubona hari ubushobozi umuntu afite, kuki utamuzamura kandi ari inshuti yawe?
Imana itugirire neza, gusa nyine muri ino minsi Imana idukurireho abantu babi kuko batubanye benshi, ariko we buriya kubera iki baba babi? Imana ibadukurireho, Imana idukurireho abantu babi, ishimwe rikomeye mu mutima wanjye ridasanzwe mu mashimwe maze igihe mfite, ndumva nuzuye ibyishimo kuri uyu munsi udasanzwe, umunsi ukomeye. Imana yankuriyeho ikintu gikomeye ntari kuzabasha kwikuriraho, ntari kwibuka gusengera. Reka 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 reka, niba hari ibintu ntari mfite mu mushinga wo gusengera, icyo kintu ntago nari ngifite. Ndashimira Imana rero. Reka mbwire umuntu uwo ari we wese, kuko mu buzima ngo tugira abantu bane b'ingenzi tubana, tugendana nabo. Umuntu utagukunda, utishimira ibintu byawe byose, utanagukunda, utanakuvuga no mu bandi neza, ariko akaba atanakwikuraho, akumereyeho nyine nka ya nzoka kubera ya sano mufitanye, kubera mbese nyine uwo muntu akaba atakwishimira ibintu byawe ngo abivuge mu bandi, ngo abirate, akaba mbese bishoboka nyine upfuye ku buzima bwe nta kintu yaba ahomba. Undi wa kabiri ni wa wundi ukwereka ko muri kumwe mu rugendo rwa buri munsi, intege zawe zose nkeya ni nyinshi akaba azizi, ariko mwatandukana gato akajya kukubwira nk'abantu ukagira ngo ni itangazo wamuhaye ngo ajye gutangaza, akaba akwiziritseho uwo muntu, akaba atakugirira nabi, ariko nyine akaba nyine yaba na poromoteri kwerekana ibintu byawe bibi, akakwerekanaho mbese ingeso mbi zawe zose, akaba ahora agutanga igihe cyose. Uwo muntu nawe ngo arahaba. Noneho tukagiraho, reka mvuge batatu, tukagira n'undi udukunda cyane 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 cyane, ariko akaba adafite ubushobozi bwo kukuzamura, mbese birashoboka ko waba umurenze, ariko aragukunda pe, yishimira ibintu byawe, arabisengera, iyo uzamutse yumva ari uzamutse nyine akabikunda, akumva yabiratira mu bandi, akumva agize ibyishimo bidasanzwe kubera ko wateye imbere, kubera ko hari icyo wagezeho, kubera ko wishimye, nawe bikamunezeza. Kubera ko abantu batatu ntashobora kubatandukanya mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ntabwo nashobora kubatandukanya rero mw'abantu mwe. Mwebwe munkunda, mwebwe tugendana muri izo nzira mvuze, ntabwo namenya ngo uri iki ku buzima bwanjye, ntabwo nzi niba ukurikirana ibintu byanjye ukabikunda, ntabwo nzi niba utankunda ku buryo niyo napfa nta gihombo waba ugize, ntabwo nzi niba waba poromoteri w'ibibazo byanjye ku buryo wagenda uvuga ibibi byanjye kuruta uko wavuga ibyiza byanjye, ntabwo nashaka kubarondora. Hanyuma rero reka tubikusanyirize hamwe. Mfite ishimwe rikomeye, wowe uri muri urwo rwego ku buzima bwanjye. Aya n'uyu kanze muvuge. Uwa kane, umva we ngo aba ari umuntu mubi cyane, muri ya shusho y'inzoka, mubi cyane mubi cyane mubi cyane mubi cyane, akurebera kure, we nta nubwo aba akwegereye. Uyu muntu reka nzaba ari we mvugaho cyane. We nta nubwo aba ashaka no kumenya amakuru yawe ayakubajije, we ayawe yakurikiranira kure cyane, ayakurikiranira kure, we yageze ku kihe, bimeze gutya, ibintu byinshi. Uwo muntu nawe ndamutangarije. Nawe umeze uko ku buzima bwanjye, ubaririza amakuru yanjye, utampamagara ngo uyanyibarize nyakwibwirire, ukumva washakisha abandi ngo bayakumpere, ubona uburyo ungirira nabi. Reka nkubwire, Imana yankijije umwanzi mubi ukurushukana. Imana yankijije umwanzi unyanga kukurusha. Reka nkubwire, urwango unyanga rwose rushyire hasi, umfashe gushima Imana.
kandi ndagusabye pe, ni urwego mfatamo rwose ni wowe uruzi, kuko njye sinabasha kubarobanura mwese, njye nzi ko muri inshuti zanjye. Abo bantu bane rero ngendana nabo ba buri munsi, ntabwo nzi aho uhagaze, ndagusabye shyira agapira hasi, urwo rwango wari umfitiye use nkaho urureka, hanyuma unyigireho umuntu mwiza, umfashe gushima Imana. Imana yankuriyeho ikintu gikomeye, umwanzi ukomeye cyane ntari kuzibuka no gusengera, kuko ntabwo nari muzi, yaranyizirinzeho. Uwo mwanzi wanjye yaranyizirinzeho. Imana yankuriye ikintu gikomeye gikomeye gikomeye, kimaze imyaka 12, imyaka 12. Tekereza icyo kintu Imana yankoreye. Urwango ufite ntabwo wageza kuri uwo muntu pe, uwo muntu yanyanze cyane, uwo mwanzi wanjye yanyanze ku myaka 12 irangiye. Nawe tekereza, Imana ikaba yansubije uyu munsi, Imana ikaba yansubije uyu munsi, itabinyujije mu bahanuzi, itabinyujije njyewe nkabyibonera, nkabona ko Imana yansubije. Ndashimira Imana ko Imana yampaye igisubizo cyiza kandi gifatika, nari narasengeye naribagiwe, nari narakivuyeho ntakinagisengera, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana ituye ahera hayo, Imana idukunda urukundo rwuzuye, ni ukuri ndakwinginze, wowe unkunda n'utankunda n'unyanga mwese, sinabasha kubashyira ngo mbatandukanye, ariko reka mbasabe mumfashe gushimira Imana, mushimire Imana ko yangiriye neza, ikankorera igitangaza kidasanzwe ku buzima bwanjye, kidasanzwe ku buzima bwanjye. Ndashimira Imana, wowe unkunda, wakomeje kubana nanjye, ukomeza kunshyigikira, ukomeza kwamamaza ibyo nkora, ukomeza kumvuga neza. Reka ngushimire nawe ukomeza kumvuga nabi ntacyo nagukoreye, reka ngushimire nawe utekereza ko ntagira aho ngera, reka ngushimire nawe muri uwo mwuka urimo. Imana mwese izi ibibakwiriye. Ndabashimiye muri rusange kuko ntabasha kubatandukanya, kuko njyewe nzi ko mwese muri abakunzi banjye, kuko njyewe nzi ko mwese mbakunda, mwese ndabakunda ku rwego uriho. Wowe wamvuze nabi ukamvuga ibitandiho, byari ibihe, reka ngushimire ko uhagaze mu gihe cyawe neza. Nanjye reka nshimire Imana ko yamfashije guhagarara muri iki gihe. Ubu ndabishoje, Imana yankoreye ibintu bikomeye, Imana yansubije ikintu kiremereye, Imana yankuye ku musozi muremure cyane ntari kubasha kuzamuka. Mu gihe narindi gusengera ibindi, Imana yahagaze aho nagombaga gupfira. Iyo kabyara mfite ishimwe ridasanzwe kuri iyi tariki, hahandi natekereje ngo nkore indirimbo, ariko numva iyi ndirimbo amavamutima yayo numva ntabwo ari kumfata cyane kubera ibihe n'ubundi, ariko hari iminsi iyi ndirimbo nzayishyira ahagaragara. Iyi ndirimbo abafana banjye, abakunzi banjye ndayibabikiye. Iyi ndirimbo izaba idasanzwe kubera ko Imana yankoreye ikintu kidasanzwe cyashimisha n'umuntu unyanga. Umuntu unyanga rwose, iki kintu Imana yankoreye ndabizi byamushimisha. Ku rwego umuntu anyangaho sinduzi, icyo nzi ni uko nzi urukundo ngewe nkunda abafana banjye, nkunda inshuti zanjye, nkunda abantu tuziranye, abantu bose bafitiye urukundo. Nubwo ntaragira icyo ngukorera, ariko ku mutima wanjye urahari. Nubwo bishoboka ko hari icyo ntakora kuri uyu munsi bitewe, ariko sinkwanga ku mutima wanjye, nta muntu nanga. Mbivugiye kuri kamera kugira ngo umuntu wese wanekerereje uko ntari akamvuga uko abishaka, reka ngushimire mu bihe byawe wari urimo. Ni ukuri ndanezerewe, ni ishimwe rikomeye ridasanzwe ku buzima bwanjye. Imana yansubije ikintu gikomeye, Imana yankoreye ikintu ntari gusengera ngo ngishobore. Imana igihagarara, twari turi kuvuga ku ijambo rivuga ngo Imana ihagarara aho wari bupfire kugira ngo umwanzi wawe adafata ku mubiri wawe. Rero ndashimira Imana ko nanyuze muri iyo myaka myinshi, myaka 12, mfite ikintu kindemereye ntazi.
uburyo cyavaho, ariko ndashimira Imana ko ku munota wa nyuma kivuyeho. Wowe rero uri mu bihe biremereye nk'ibyo nari ndimo, wowe uri mu bihe bikugoye, wari urogoswe n'ibintu bikomeye cyane, reka ngushimire, nkwihanganishe, nkubwire ngo hagarara neza, wisakuza mu kigeragezo. Imana irahari, iri kukurwanirira intambara zikurusha imbaraga, iri guhagarara ahantu wowe utakabasha no guhagarara, ifite ingabo nyinshi iri gutanga ku bwawe. Komera rero mu kibazo urimo, Imana yiteguye kugukuramo, kandi uzavuga intsinzi, uzavuga ishimwe nk'iri ndi kuvuga. Ni ukuri ndanezerewe cyane, ndanezerewe, mfite amashimwe akomeye, ndumva ntazi uburyo meze, nabuze n'ishusho nakwifatamo. Ni ukuri uyu ni umunsi udasanzwe, hahandi uyu munsi abana banjye bagomba kuzawuserebura. Uyu munsi bana banjye, nimumara gukura, mwarabaye abagabo n'abagore, mwarabaye abantu badasanzwe, uyu munsi muzawufate nk'icyitegererezo mu buzima bwanyu bwose. Muzavuga ati mama Imana yaramusubije. Uyu niwo munsi Imana yasubije mama udasanzwe, niwo munsi mama yabonye ikintu kidasanzwe, niwo munsi mama yabonye ibyishimo mu buzima bwe kugeza avutse. Ni ukuvuga ngo ngize ibyiciro mu buzima. Nabaye mu cyiciro cya mbere ndi umwana, cyari kiremereye cyane, kiremereye ku rwego ntabasha gutangamo ubuhamya, kubera ko Imana ijya igira neza. Imana ni umugabo. Umva wowe uri mu bihe bikomeye, humura, Imana nta kitagukorera. Imana yagukorera ibintu bidakomeye. Reka nshimire abantu bazamura abantu bo hasi, reka nshimire abantu bazamura imfubyi, abantu batabara abantu bari mu bihe bibaremereye, reka nshimire abantu bazamura abantu batagira imiryango, batagira ubushobozi. Imana ibaha umugisha cyane. Reka nshimire abantu bagize uruhare mu kuzamuka kwanjye, mu gukura kwanjye. Ni ukuri nuza kubona iki kiganiro, reka wumve ko ngushimiye, nubwo mu myaka yashize wenda ntagize ubushobozi bwo kuba nagushimira. Uyu munsi niwo munsi mbonye wo kugushimira. Imana iguha umugisha. Icyo ni icyiciro cyanjye cy'ubuzima bwanjye, gutangira mvutse kugera ku myaka yanjye nshingaho urugo. Hanyuma kuva ku myaka yanjye nshinzeho urugo, iki ni icyiciro kidasanzwe cyo guhura n'intambara nyinshi ninjiyemo. Hari abantu batajya bagira abantu bahamagara ngo shangazi, akabyuka azi ko nyine ubuzima buri aho ngaho, nta muntu nyine waguhemba. Hari abana bajya bavuka nyine ku mwana wa mbere iwabo bakamuhemba, ku wa kabiri bakamuhemba, ku wa gatatu bakamuhemba, ku wa kane bakamuhemba. Ndashimira Imana ku bana banjye 5. Umuntu wese wanzaniye isukari, umuntu wese wafashe umwanya we, reka mbashimire by'ukuri, ndumva nezerewe cyane. Uyu ni umunsi udasanzwe wo kuvuga amava mutima yanjye. Wowe ku cyiciro cya kabiri twatangiranye ndi mu rugo, ndi mu mayobe, ntazi ibyo ari byo, nisanga gutyo nkajya mbona abandi bari kubahemba, njye simenye ibyo ari byo. Imana ikohereza abantu bakaza kumpemba tutavukana, nabyaye bakishimira ko nabyaye. Abantu bose twabanye mu buzima bugoye, twabanye mu buzima buremereye, twabanye mu ntambara zikomeye. Reka mbashimire mwese, uwazanye ikiro cy'isukari, uwazanye iwacu twakoreshaga udutete, uwazanye wese, we wampembye ku mwana wa mbere, ukampemba ku mwana wa kabiri, ukampemba ku wa gatatu, ukampemba ku wa kane, ukampemba ku wa gatanu. Ni ukuri hagize icyo nkora, wowe wabikoze. Tekereza akantu kose wakoze ku buzima bwanjye, njyewe ubwanjye njye uri kurebana nawe. Ni ukuri inzira zose, abo twasenganye mwese, nabuze uburyo nabivugamo kubera ikintu Imana yankoreye kidasanzwe. Ndanezerewe, murabona ko nifubitse. Kano kantu nifubitse ni ukugira ngo mbereke ko Imana iramfubitse cyane. Imana iramfubitse, Imana izi buri kimwe. Nawe rero Imana iragufubitse, wicika intege. Imana yabanye nanjye, nkajya mbona abantu baraje barankunze, bazanye udutete, nawe urimo. Imana iguha umugisha. Ntabwo nabasha kugushimira wowe waje mu giterane cyanjye bwa mbere, wowe wagize icyo utanga, abantwereye ku murimo w'Imana nkawukora neza. Ntabwo nabona uburyo mbashimira mwese.
mu by'ukuri ntabwo nabona uburyo mbashimira. Wowe witanze ukajya ku rubuga rwanjye, wowe witanze ukanshyigikira, reka mbashimire ko Imana mu buzima bwanjye yazanye abeza cyane kuruta ababi. Imana yampaye abantu beza bishimira ibikorwa byanjye kuruta ababi ku buzima bwanjye. Birashoboka ko yaba ari umwe cyangwa babiri, ntabwo mbazi, ariko niba nawe urimo, fasha uyu mwanya w'iki kiganiro, ndakubwiye ngo warakoze kubana nanjye. Nubwo twabanye wenda mu bihe bigoye, uko wagenze kose, umutima wawe njyewe ndumva mbohotse. Imana ibahe umugisha mwese. Basabiye umugisha, ndanezerewe. Uyu munsi udasanzwe mu cyiciro cyanjye cy'ubuzima bwanjye bwa kabiri bw'urugo. Ntabwo nshoje urugo. Nababwiye ko urugo ari ishuri ritarangira, ariko ahigesheje ikora, ndayishimiye cyane. Nshimye Imana. Abantu baribaza ngo kuki mama Queen avuze aya magambo. Mu by'ukuri kubaka urugo udafite musaza wawe uzaza mu rugo rwawe, udafite nyogosenge, udafite nyoko wanyu, sinzi abantu niba bari bubyumve nk'uko ndi kubivuga. Bakuru bawe ntabahari bari buze, uri mu buzima bugoye buremereye cyane. Niyo mpamvu uze ngo abana banjye uyu munsi muzakurikirana iki kiganiro, kuko ndanezerewe cyane. Uyu ni umunsi nitekerejeho, uyu munsi ni umunsi nibonye muri miriware, mu byiza nanyuzemo, mu bibi nanyuzemo, ibintu byose. Uyu ni umunsi udasanzwe ku buzima bwanjye. Mu by'ukuri ndanezerewe cyane. Ako kuri muri ubwo rugendo rwose nanyuzemo, ntafite mukuru wanjye waza kumpumuriza, ntafite data wacu nabwira, ntafite musaza wanjye nahamagara, ntafite nkishakamo imbaraga zidasanzwe, nkabaho kugeza uyu munsi. Ndashimira abantu bose mu rwego twabanyemo, wowe unkurikiye mu rwego wowe unzimo, ndagushimiye umwanya wawe wampaye, akanya ko kunsengera wansengeye. Icyo wampaye cyose mu buzima bwari bukomeye, bwari buremereye, wowe biraterwa n'ubuzima urabuzimo. Muri ubwo buzima bwanjye iki ni ikintu nateguye cyane kiremereye. Nagiye nibaza inzira Imana yagiye inyuzamo, aho nsa nkaho nakangukiye. Nafashijwe abantu batanu nibo bagerageje kumbera abaterankunga b'ukuri, baramfasha, bangira inama na cya gihe byari bikomeye, bakamba hafi, Imana ikabohereza. Ariko cyane cyane imbaraga zo gusenga, nabashije kujya imbere y'Imana, basha kujya imbere y'Imana cyane. Muri abo batanu rero bafite gift, nzayigaragaza, nzababereka hano kuri kamera. Ariko cyane cyane reka nshimire Imana yampaye umugabo mwiza. Imana yabonye ko nta musaza wanjye mfite, Imana ibona ko ntazabona shangazi uza kumbwira ngo komera. Imana ibona ko nta mama wacu nzabona umbwira ngo ihangane mu rugo bimera gutya. Imana ibona ko inzanira musaza wanjye, inzanira papa, inzanira abakuru banjye, ibahuriza ku mugabo. Ishusho yabo bose nyibona ku mugabo wanjye. Umugabo wanjye ni byose kuri njyewe. Rimwe na rimwe niyo habonetse nk'akandi kantu gasa nkaho wenda mu rugo hajya habamo intambara nyinshi, ariko buriya hari ukuntu abana bavukana bajya bashwana. Nyine buriya kanaje nahita ngira ngo ni mwene mama dushwanye, nuko nguko. Hagize n'akandi kantu kaza, nahita ngira ubwo nyine ngo ni musaza wanjye waje twashwanye, ariko turongera twiyunge. Mukunda urukundo rwa musaza wanjye w'ingenzi. Bivugiye kuri kamera, nabivuze kuri YouTube mu giterane cyanjye. Nari nabuze ikintu mukorera, numvaga ntazi. Umuntu uhagarara mu mwanya wa nyogosenge akaguhana, akakubwira ati umva itware gutya, akakwihanganira muri ibyo bintu. Umva nta muntu uzaza guhagarara iwanyu ngo uyu ni shangazi.
baje kuguhemba kwanyu yaje, mama wanjye arahari ariko nyine ni umukecuru arashaje, ariko ntago yaje kubera ibihe akampemba nka mama. uri umugabo mwiza, uri umugabo mwiza. Ndabivuze mu myaka 3 ishize, mbisubiyemo muri icyo cyiciro ngiye gutangira cy'urugo. Ntago mbizi, ntago nzi ikiri bukurikireho, ariko reka ngushimire wowe wabanye nanjye mu mbaraga zawe wari ufite, inama zawe wampaye. Reka ngushimire wowe wagize icyuma, reka ngushimire, reka ngushimire. Ndi ubuhamya bwigendera ahantu njya mbona Imana kuyivuga nkabura, noneho cyagiye ngiye kuyivuga nkateshagurika, noneho nkumva byambanye byinshi ku buryo n'ubuhamya ntabasha no kubusobanura neza. Ariko nshimye Imana mu cyiciro cyanjye cy'ubuzima kuri iyi si cya kabiri, na kisi cya kabiri, kubera ikintu Imana yankoreye kidasanzwe. Mana wakoze, wakoze, wakoze. Niyo mpamvu nagusabye ngo kurwango niba njya numva ngo haba habanzi, niba unyanga ukaba wumva umutima wawe utanyishimira, niba hari icyo wenda naba naragukoreye cyatuma utanyishimira, ni ukuri ngusabye imbabazi imbere kuri kamera. Ntago nkuzi, wenda bitewe nuko umutima wanjye numva nta muntu tufitanye ikibazo, ariko wowe bitewe niba hari uburyo wenda wiyumvamo bidasanzwe, ndagusabye mama Queen n'uyu, Muhoza Divine n'uyu, ku cyiciro cy'urugendo rwanjye rw'urugo cya mbere, mpise nkita icya mbere ku myaka yanjye 18, coje urugendo rwa mbere rw'ubuyobe bw'urugo. Urugo rugira ubuyobe bwinshi, habamo intege nyinshi zigoye, habamo ibintu byinshi, habamo intambara nyinshi, habamo. Nakubwira ngo wowe ukiri muri ibyo bihe bya mbere bibanza, hagarara kigabo, ukomere. Nanjye nakomeye, nta shangazi uzaza kumbwira ngo komera ihangane, nta musaza wanjye nari komera cyane, komera ihangane. Imana igufitiye izindi nshuti zigukunze kurenza abo muvukana. Kanshimire barumuna banjye mwabanye nanjye mu bushobozi mwari mufite, ndabakunda. Bakuru banjye ndabakunda, nubwo inshingano zanyu mutazubahirije nk'uko mwakabaye mwazimpa, nk'uko numvaga nzishaka. Mu by'ukuri namwe ndabakunda, nta muntu mfiteho urubanza, yaba uwo tuvukana kwa mama wacu, yaba barahari, ndabizi ko muhari. Birashoboka ko ari ibihe byabiteye, ariko ku cyiciro cyanjye cya mbere cy'urugo, abana banjye, iyi tariki uzavuge ngo mama Imana yamukoze ku mutima ku rwego yumva asigaye ari umweru. Rero nta kizinga mfite ku mutima, ku rwego bifatamo ni wowe ubizi. Nshimiye Imana muri iyi video nini cyane, nari nabuze n'intangiriro aho nayitangirira. Nshimira umuntu wese wabanye nanjye, icyo wampaye cyose, ari uwakanze subscribe, ari uwasharinze, ari utwabanye mu buzima busanzwe, ari uwaje mu giterane cyanjye, ari uwaje kumpemba nabyaye, ari uwabanye nanjye akangira inama. Mu by'ukuri natekereje ku bantu twabanye neza, nasanze abantu b'ingenzi bamfashije mu rugendo rwanjye, bahagarariye abandi, bababaranye nanjye, bakanyurana nanjye, bakabazwa n'ikintu cyose cyanjye, bagashimishwa n'ikintu cyanjye cyose. Abanyiyeretse ni 5. Ndabashimiye rero mwese, ndabizi ko muri bunkurikirane. Ndakwinginze wowe ureba iki kiganiro, wumve ko ni ukuri ufatanyije nanjye. Amashimwe, utekereze ko nawe Imana ibyo yankoreye ihari ku bwawe, kandi yankoreye ikintu kidasanzwe mu buzima bwanjye. Uyu munsi niho nakangutse, ndavuga nti Mana ngomba kugushimira, nkashimira umuntu wese twabanye mu myaka yanjye yose 18. Iyo umuntu yinjiye mu rugo, nta muntu umuba hafi w'iwabo, cyangwa se n'ubushobozi bw'uburyo bw'amafaranga usa nkaho burinjiji, ariko ni ukuri ndashimira Imana yabanye nanjye, ntiyantererana, ihagarara ku byari kuntembana, ihagarara ku byari kunyica, ihagarara, noneho ihagarara igikomeye, ihagarara no kuri iki kintu Imana yankoreye.
iki kintu ndagishimira Imana, nshimira n'abantu twanyuranye muri ubwo buzima bwose, guhera kuri tariki ya mbere kugeza kuri uyu munsi nsohoyeho iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Reka nshimire n'abandi tugiye gutangirana ubundi buzima bushyashya. Reka nshimire wowe tugiye gukomezanya, ukankunda noneho nzi, ukankunda uzi ko Mama Queen ibyo yashobora yabigukorera, ibyo atashobora nyine yabinanirwa, ariko nta mutima mubi agufiteho kandi nta n'uwazakugiraho. Gahunda ni ku bicu, ni ugushaka Imana nk'inkingi yacu. Udafite imbabazi zo kubabarira umuntu wamugiriye nabi, burya nawe ngo ntago azababarirwa. Muri episode rero ya mbere y'ubuzima bwanjye bw'urugo, umuntu wese waba wumva ko tutagiranye ibihe byiza, njyewe ndakubohoye kandi ni ukuri cyane cyane cyane. Ndi amahoro, uze mu buzima bwanjye bushyashya, dutangirane ubuzima bushya, tubane mu buzima bushya, hanyuma tubabarirane, dutegereze Yesu nk'umwami n'umukiza wabasha kuzamura umuntu adafite umuzamura, wabasha kugira inama nta muntu afite umugira inama, urugo rukabaho, rukabyara, rukororoka, bakaruhemba, abantu bakava kure na kure bakaza, Imana ibohereje gusa kubera imbaraga zo gusenga. Ndagushimiye rero bitagenze neza, tubabarirane, kandi nkaba nishimiye ko tugiye kongera gutangirana ubundi buzima bw'icyiciro cy'amarangamutima yanjye. Amarangamutima yanjye y'icyiciro cya mbere cy'urugo ndumva nyafungiye aha ngaha, andi marangamutima hanyuma ntago nzi ibiri imbere yanjye. Ndakwingingira ngo tuzabane kandi neza. Nzagerageza kubana n'umuntu uwo ari we wese uko nshoboye mu bushobozi bwanjye mfite. Imana ibahe umugisha rero, ndabakunda mu bushobozi bwose mfite. Nzagerageza kubana n'abantu bose amahoro nk'uko twabanye neza. Ndabashimiye rero. Imana y'amahoro, Imana ituye ahera hayo, Imana izabayo, Imana yita ku bababaye, ku mfubyi, ikita ku bakire, abantu bafite imiryango, abo bose Imana ijya ibitaho. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Imana ndayikunda, nawe ndayigukundishije. Imana yaranyubakiye ntari uwo kubaka kugeza ku myaka 18 ndi mu rugo. Mfite ibyiringiro ko n'indi isigaye izabana nanjye. Ntaho ndagera. Ejo bundi naravuze ngo nshingiye ku buzima bwose ntekereje nsanga umuntu wese yasenya hatabaye imbaraga zo gusenga. Rero inshuti zanjye, inshuti z'Imana, ku cyiciro cya gatatu nise episode yanjye ya gatatu y'urugendo. Episode ya mbere ni iy'ubuzima bwanjye guhera hasi kugeza nshatse. Ndumva ari episode yanjye y'ubuzima. Nashimiye abantu twabanye muri ubwo buzima, abari muri Congo cyane cyane, abari mu bihugu byinshi byo hanze. Ni ukuri wowe uri bubone iyi video uzirikane ko nagushimiye. Ahantu hose twabanye mu buto bwanjye, wangiriye neza akamfasha kuzamuka, Imana iguha umugisha. Hanyuma kuva kuri icyo cyiciro cy'ubusore bwanjye gutangira ninjiye mu kindi giciro cy'ubuyobe cy'urugo, ndinjije ntazi ibyo ndimo, ntafite umbwira ngo komera, babikora gutya, ntafite umbwira ngo bigenda gutya, ntafite umbwira ngo akira ibyishimo bya kibyeyi, ntafite. Ni ukuri kugeza uyu munsi nagendanye n'Imana, ngendana n'abagabo 5 b'abanyembaraga bihanganiye ibyanjye byose, bangira inshuti tutanavukana. Imana igufitiye ibintu byinshi yaguhemba, njye ntabasha kuguhemba. Wowe wazirikanye intambwe z'urugendo rwanjye, ukanyitaho ntari uwo kwitabwaho, ntafite umuntu umbwira ngo komera gutya, ngacecekera mu kigeragezo nagenda abantu bakagira ngo mfite imiryango. Imana yabona bikomeye ikanyoherereza inshuti. Reka mbashimire mwese abari hanze muri Amerika, mwese mwafashe udutete twanyu turi muri bwa buzima. Reka by'umwihariko muri benshi mwarampembye, binkora ku mutima. Aba Jackie, ba Mama Umugisha, muri benshi. Imana ibahe umugisha. Mwampaye urukundo mu gihe nari ndukeneye. Jackie, ni ukuri mvugishije ukuri kwanjye kuri ku mutima wanjye. Sinkwanga, ndagukunda kandi cyane. Imana iguhe umugisha. Muri icyo gihugu cya Amerika, Imana igushyigikire pe. Wampembye neza, uza mu mwanya wa mama, urampemba pe. Ndagushimiye. Nshimiye ubuyobozi bw'itorero twabanye. Numva mfite ibintu byinshi. Twabanye neza, abantu bose mwancumbye, abantu bose mwanyoboye inzira y'agakiza, abapasita banjye mwese muri Amerika. Mana yanjye we ndabakunda.
ndabakunda ariko Bushayija ndagukunda pe, ntago urankunda ndabizi, wandwaniriye ishyaka ahagaragara n'ahatagaragara, nubwo utari muri ba bantu batanu nagize ibanga, ariko Bushayija Imana iguhe umugisha. Ndetse sinarobanura abapaparusi Nsanzabaganwa, David, mwese muri beza, muri ingenzi kuri njye, twabanye mu bihe bikomeye, mwese abantu twaririmbanye, abo nabashije kuyobora mu murimo w'Imana, se ko ndi kuvuga nkaho ngiye gupfa, ko biri kose ntago ndi bupfe, Imana yambwiye ko ngarutse ku isi neza. Rero ndumva nezerewe, Imana yankoreye ikintu kidasanzwe mu buzima bwanjye, ndumva nguwe neza. Paparusi Nsanzabaganwa, ndakubaha cyane cyane, uri inshuti yanjye cyane. Eric Pastor, ndagukunda, wemeye gusa nanjye ahantu hose, utancumbye, utambereye umuyobozi, Kiruhura Pastor, uri inshuti yanjye cyane ku mutima. Ndabakunda mwese, ntago nabasha kurobanura abantu twabanye mu itorero, abo twabanye mu bihe byo gusenga, abantu twabanye Kabarore, Revelation Church, Anglikani, ba David, ndabakunda abapasiteri banjye mwese abantu mwese, ndumva nguwe neza. Siko numva nsa nkaho ntazi uburyo meze, ntago mbizi ibintu byambayeho, ntago mbizi neza, ariko mubifata uko nguko. Mwese twasenganye, ndabakunda. Pastor wanjye Vincent, mwese, umuntu wese uri gukurikirana iki kiganiro wese, Imana iguhe umugisha. Nimva mutima yanjye y'ubuzima bwanjye, ku myaka 18 nize ishuri ry'urugo, ni igishuri ry'urugendo rwo kubana n'abandi, ni igishuri ryo gukorera Imana nkajya numva ntazi uburyo ndimo, ni igishuri ry'amashimwe, ni igishuri rindemereye cyane, handi nongeye numva binshanze. Ndabashimiye mwese twabanye, uri bubone wese iki kiganiro yumve ko nashize ibyanjye hanze. Ndabashimiye, mbese ibyanjye biri hanze. Ndabashimiye, Imana yankoreye ikintu gikomeye, yankoreye amashimwe, yandemeye ubuzima, Imana yanzuye bushyashya. Uribaza ngo mama Queen ni biki byamubayeho? Ndanezerewe cyane, ndanezerewe ahandi ku rwego, ngira inshuti yanjye, murumuna wanjye, ariko nananiwe kubivuga, nawe araza kubyumva kuri kamera. Ndabakunda barumuna banjye mwese, ndabakunda mwese, abantu dukorana umurimo w'Imana hano mwese mu mujyi wa Kigali, ndabakunda. Ariko cyane cyane ndi gushimira Imana yampuje namwe, nanezerewe cyane. Tekereza ko nanezerewe, igikombe cya Frank YouTube yamuhaye, rirashimwe Imana yamuhaye, ryanejeje, noneho rihita rikubitana n'iryanjye. ndavuga ni Frank, uri umugisha kuri njye cyane. Frank twahuye mu bihe bikomeye, mubona kuri YouTube, aranezeza ntafite umunezero, ntafite n'umuntu wantinyuka ngo ambwire ngo akira umunezero. Imana impuza na Frank. Frank ndagukunda, aho muri icyo gihugu cya Amerika cyane pe. Igihe cyose iyo mfite umubabaro cyangwa se hari ikindi kintu cyanjeho, njya kureba indirimbo za Frank, kuko Frank twahuye 2019. Frank niwe yaje mu buzima bwanjye. Frank ndagukunda, Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi ishimira imirimo yawe, ikomeze guteza imbere, ikuzamure, kugeze kure. Umugisha ngusabira Imana izawuguhereza cyane. Rero nanezerewe ku gikombe cyawe wabonye, kushimwe YouTube yaguhaye, ryanejeje. Rero Imana ibahe umugisha. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga, narondogoye, nanezerewe cyane, nukuri ndumva ntazi. Gusa abana banjye muzareba iki kiganiro, muzakuremo amagambo y'ingenzi, kandi muzakuremo indirimbo ikomeye. Numvisha nyine najya muri studio, ariko iyi ndirimbo nzayikorana n'abana banjye, kuko nahambutse, nabaye umuntu. Uyu munsi niwo nabaye umuntu, nabaye icyaremwe gishya. Bya kera byashize ku buzima bwanjye, nangiye indi episode ya 3 ku buzima bwanjye. Ntago nzi ngo ndayikomezanya nande, ntago nzi ngo bimeze gute, usibye ko Imana iri imbere yanjye cyane kuruta abantu. Ndashimira Imana rero kuri episode ngiye gutangira. Imana izanshoboze ubuzima, uru rugendo rwanjye rw'ubuzima ngiye kwinjiramo, Imana izabane nanjye, Imana izangere
izame kubana nayo cyane kuko yabanye nanjye. Imana yabanye nanjye, Imana yabanye nanjye ku rwego ntavuga, kugeza ubwo ibi nakabaye mbivuga imbere ya shangazi, nakabaye mbivuga imbere, hari abantu nakabaye mbibwira ariko ntabahari. Nshimye Imana rero uwo twabanye anyuze mu bihe biremereye cyane cyane, biremereye umutima wanjye. Niyo mpamvu ababwiye ngo mujye musenga. Hari igihe utekerezaho igisubizo ajya kubwira ikitari cyo, ariko ndanezerewe kuri uyu munsi Imana yangiriye neza. Nyibaza ngo mbese kuri se w'imfubyi ubu ni njye ndi mu kihe cyiciro? Ndanezerewe rero, ndanezerewe cyane, nguwe neza, ndumva ntazi uburyo meze. Ntabwo ndi kurira amarira y'umubabaro, ahubwo ni amarira y'ibyishimo. Imana yankora ikintu abana banjye bazinjiramo, kuko ndumva abana banjye ari bo nkeneye cyane. Abana banjye bagomba kuzaza muri uyu munsi, ngomba kuzababwira ikintu kidasanzwe Imana yankoreye. Ntegereje abana banjye ku kindi cyiciro cya gatatu, ntabwo nzi ngo ndakomezanya nande, ariko mwese twabanye nagiriwe amahirwe yo kubamenya, mukamenya bitewe n'uko wambonye, bitewe n'uko wanyubashye, bitewe n'uko byagenze. Reka ngushimire, ngewe yari uwo nguwo ku cyiciro cyanjye cy'ubuzima nanyuzemo kuva nje ku isi kugera uyu munsi. Rero icyiciro cya gatatu ndabizi ko ari ubwuzure bw'Imana. Imana ntabwo izantererana, Imana ndetse itaranyimye. Imana ishimwe. Imana yampaye umunezero mu gihe nari nkukwiriye, ntari mfite abawumereza, ariko Imana yanzaniye inshuti zirawumereza. Ndabashimiye rero, kandi muzakomeze kubana nanjye mu bushobozi bwose. Nubwo twatatanye tukatatana tukajya kure, ariko muzajye mukomeza gusenga kuko aricyo cyaduhuje n'ubundi. Imana igufitiye izindi nshuti aho hirya. Ngewe nabanye namwe, nta muntu mbona nyine nabona wambere inshuti, ariko muraza mumbera mu buzima ku myaka yanjye yose. Sinigeze mvuga ngo ngiye guturana na mabukwe, nta muntu w'umufamiliye nabayeho ku buzima bw'inshuti. Abantu nsanze ahantu hose ngeze ngewe nkabona ukuboko kw'Imana. Rero kuri iyi myaka ndabashimiye cyane. Ibindi ntegereje abana banjye. Imana yambwiye ko mpaye urubyaro, yararumpaye. Ntegereje irindi shimwe, nzaritanga ndi hamwe n'abana banjye barakuze, bafite ubwenge, bafite nabyo kuvuga. Rero nabuze indirimbo ndirimbira Imana n'abantu, ndabwanika mbishyire mu kiganiro kuko numvaga nta n'ishusho, nabuze naho mbitangirira. Ariko mwese twabanye ndabashimiye, mwese twabanye ndabashimiye kugeza uyu munsi. Sinzi abo tuzakomezanya ejo, ariko uyu munsi ho ndabashimiye. Imana ibahe umugisha uko twagenze kose. Mugerageze kumva ko nezerewe, kandi mbabwiye ikiri ku mutima wanjye cyose.